turi hano kuri iyi si, waba uvuga ubutumwa bwiza ubucishije mu ndirimbo, waba ukora ubutumwa bwiza ubucishije mu gufasha imfubyi, kuko hari abantu abatari aba public figure kandi bakora umurimo w'Imana. Yego, hari iyindi kote uba ufite iri negative, kandi iyo kote uba ufite iri negative nose niyo mutukabona ikibazo niba ari byo, iyo tuze kumufungisha afite gahunda yo kuhava se. Nuko rero twishimiye kubakira hano kuri zino kamera zacu n'umutumirwe munsi twa Austin. Urakoze cyane. Tuguhaye ikaze wawe. Urakoze cyane kuma ikaze. Tuguhaye ikaze wawe. Urakoze cyane. Ubyumva utari ko umuntu aguhaye ikaze wawe, ubundi ibyo bintu bibaho? Bibaho. Gute se ko umuntu ashobora kuza akaguha ikaze wawe? Umuhaye ikaze ku kiganiro. Ku kiganiro tugiye gukora umuhayeho ikaze. Ariko iwawe? Birashoboka. Birashoboka. Bitewe n'icyo tugiye kuganiraho. Umeze rero? Ndashima Imana. Nyuma yo gushima Imana ibindi bimeze bite? Biraho. N'urujya n'uruza nyine, ariko muri byose ijambo ry'Imana yavuga ngo dushime Imana. Mu bibi no mu byiza. Mu bibi no mu byiza tugomba gushima Imana. None se ariko ubundi nk'umuntu wagize ibyago se cyangwa wapfushije cyangwa se umuntu urwaye kwa muganga, yazize iki? Nyine uri murambwa ngo mashima Imana, ubundi we yazize iki Imana muhoye iki? Ntago nzi ibintu bya Bibiliya cyane, nta nubwo nabyinjiramo cyane, ntaza kubicumuriramo cyangwa hataza kuza kugira abantera amabuye, ariko ntekereza ko ari uburyo bubiri. Bwa mbere hari ukuba Satani yakwibye, cya kabiri hari ukuba ari igihe cyawe cyageze Imana iguhamagaye. So rero ngewe muri ibyo bintu uko ari bibiri, iyo umuntu apfuye simenya ngo igihe cye kirageze cyangwa ni Satani umwibye. Gusa icyo nzi cyo ntabwo tuzabaho ibyiteka. Uravuze ngo mu bibi no mu byiza dushime. Ese umuntu wagize ibyago arashima mu bibi kubera iki? Nashima Imana. Kubera iki? Kuko Imana ari igena byose. Kuki se Imana yabyemeye? Imana niyizi impamvu, ahubwo we yakagiye akegera imbere y'Imana akayibaza, kandi Imana iramusubiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ngo mu bibi no mu byiza dushime, nubwo byaba bigoye, ariko buriya hari impamvu Imana iba yemeye ko uwo muntu agenda. Ni nk'irihe jambo waha cyangwa se wagenera abadukurikiye bari mu bihe bitaboroheye? Ni ijambo riri muri Yeremiya 24 rivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utabasha. Ndumva ni muri Yeremiya niba ntibeshye. Niba kandi nibeshye abantu bankosore, nta gikuba cyacitse. Wanje kwexiza urabatingiye ntago. Gusa iryo jambo ndabizi ko rihari, ni muri Yeremiya, ntago niyo ku murongo wari ko rirahari. Ni ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya rivuga ngo ntabaza ndagutabara. Iyo ni Imana ibivuga. Bivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utabasha. Iyo ni Imana. Ibintu byose tubona ko bidashobokera abana b'abantu, imbere y'Imana birashoboka. Dani, ibintu byakomeye cyatekereye, ariko uziko ngo n'abakozi b'Imana basigaye bari ukuntu ngo babiyeranja mu bintu byo gushaka izindi mbaraga. Gute? Ukajya gusanga bamwe bagiye mu bapfumu. Ese umukozi w'Imana we n'abapfumu. Ibyo bintu se byabayeho? Yego ko we bibaho. Ariko reka tureke kuba nk'aba Banyarwanda bavuga ngo nkora se bibaho ngo ntibibaho. Sinzi imyaka ufite, sinzi niba urashaje, ndayigwije. Urashaje? Rega nahozeho kera. Iyo mikoro nuyifata gutyo ntabwo turi bwumvikane. Bisaba ko ukirana. Yego. Uravuze uti abakozi b'Imana byakomeye bari kujya mu mapfumu. Byakomeye. Ntabwo ari ibintu byahatari kujya mu bapfumu. Hoye kuba umukozi w'Imana yakora ikintu kibi icyo ari cyo cyose, kujya mu bapfumu ni ugukora igihabanye n'ijambo ry'Imana n'iby'Imana ishaka.
ku muntu uzi ijambo ry'Imana cyangwa ku muntu ufite experience, umuntu ufite ku myaka 34 n'itanu kuzamura, uwo muntu yakubwira yuko ibintu uri kuvuga ntago ari bishyashya. Ntago ari bishyashya kubera iki? Kubera impamvu zikurikira. 94 hari abapasiteri ntibishe, yego harishe, nta bapadiri ntibishe se, abakozi b'Imana muri rusange barishe, bicira abakristo mu rusengero. None se ni ikihe kintu wumva gitangaje kuba umukozi w'Imana yajya mu bapfumu? nta gikuba cyacitse, Nta gikuba cyacitse. Nta gikuba cyacitse kuba ushobora kumva ngo ntaramenya n'uwo ari we, sibyo? Ariko nta gikuba cyacitse kuba umukozi w'Imana yajya mu bapfumu, yajya mu kuroga cyangwa kurogesha, yajya gushaka indi myuka, mu yandi magambo indi myuka mibi y'umwijima. Icyo ntago ari bitangaza, kuko twabonye aho umupasiteri yicira abakristo. Ntago nabibonye ariko amateka ndayazi. Yego, twumvishaho umupadiri atanga abakristo cyangwa akabica. Twumvishaho abamansera, donc abihaye Imana muri rusange, twumvishaho bica abantu. Niba se umuntu ashaka kwica abantu, ni gute ashaka kujya mu bapfumu ngo agire ku cyo ashaka kugeraho? Ntago ari ibintu byahatari. Yego, hema tubwira ngo nta gikuba cyacitse. Nta gikuba cyacitse. Nta gikuba cyacitse. Nuko abantu baba bashaka turebe imyaka yatambutse, imyaka 30 ishize. Yego. Niba umuntu yarisha undi, sibyo? Ari umukozi w'Imana, umuntu akica undi kubera ko amujije yuko ari ishyari, ko afite inka nyinshi. Imyaka 30 ishize nta gitangaza cyari ko umuntu yakwica undi. Umbwiye ko kuba umuntu yajya mu bapfumu, kajya mu bapfumu, kajya gucisha izo mbaraga za mu minsi ishize hari ngo habaga imbaraga n'ibuye. Ibese ritanga imbaraga ngo zo guhanura. Ntabwo izo nkuru zumvise za Grace official se? Grace Uyu muhanuzi ngo atanga nimero wakintuwe. Yego kowe. Oya. None se reka nkubaze muvu. Hano nta mabuye ahari. Amabuye arahari. Ubu se wafata ibuye ahari rikaguha imbaraga? Ariko n'abagiye kuricisha Uganda baba bafite izo mbaraga zirenze. Iryo buye yagiye gucisha niryo rizagaruka rikamukubita mu mutwe rikawusandaza. Oya se kandi nawe. Ndakubwiza ukuri. By'izo mbaraga wakurikiye ikiganiro cya Sohotse kuri Slim Jesus na Nuriyo Kitebe. Yego. Nagikurikiye kuri Slim Jesus. Cy'umuhanzi Aline Gahongayire. Wacyumvise? Cyane nacyumvise. Ubugome bw'abakozi b'Imana. Ubifite igihamya se? Ubifite igihamya? Kuri muntu yariraga. Kuba yariraga se n'ubwa mbere ubonye urira kandi ari ufite ibyaha. Ari ufite ibyaha? Uribuka abantu bagiye imbere ya imbere yande. Ijambo ry'Imana ko ntangiye kuryibagirwa ra. Abagore babiri bagiye imbere ya Farawo, ni Farawo ninde? Salomo. Barira. Bavuga ati umwana turamugabana. Umwana n'uwanjye. Undi nanjye n'uwanjye. Salomo Imana imuha ubwenge. Namwe atoke niba rero uvuga ko wowe ari uwawe n'undi nawe akavuga ko ari uwe, ngiye kumubagabanya. Uwo hirya aravuga ngo yego mutugabanye kubera ko atari uwe. Undi aravuga ati kugira ngo mbone umwana wanjye bamugabanyijemo kabiri bamaye igipande kimwe, n'undi nawe atware kimwe, afazari namumurekera. Sibyo? Salomo ahita abona ko umwana ari uwande, ari uwo wavuze ati umwana aguma ari muzima. Yego. Abose bose ntibagiye imbere barira mu maso y'abantu cyangwa utarebesheje amaso y'umwuka. Ntiwabonaga yuko
umwe afite rezo mu kandi kanya ukabona ko n'undi afite rezo. None se niba ibyo bintu byarabaye kera, erega ikintu cyose kiba muri Bibiliya, buriya Bibiliya ni isomo rya mbere ryiza. Kuba rero uriya mwana w'umukobwa yajya hariya akarira, ntago twebwe tubizi, ntitubifitiye gihamya, sibyo? Kuko ngiye mu masomo maze kwiga muri ubu buzima naje kubona ko umuntu ari mugari. Umuntu ni mugari kandi umuntu ni mubi. Umuntu ni mubi, nanjye twicaranye hano umenye ko ndi mubi. Ubu nawe uri mubi, kuko buri muntu wese avuga ikintu bitewe n'icyo ashaka kugeraho. Aline Gahongayire akomeje gushyirwa mu majwi yo gufungisha abantu, kuko na Theo Ukwezi igeze kuza amutunga agatoki ko ari mu bamugambaniye. Niba rero byari ukuri akaba agambanira amaraso atariho urubanza, sibyo? Ntituri ku isi se? Mwe mwitonze muzabona nawe uzamugaruka. Hega nta kintu ushobora gukora muri iyi si ngo utahe gutyo gusa Satani itakutamaje. Buriya hari ibintu abantu bishuka. Niba uzi neza yuko ukorera Satani, my friend, ntabwo ushobora kuzava muri iyi si gutyo gusa. Ninde wakubeshye kuvuga ngo wagira ngo nawe hari ibyo ukora? Nuko tubona aririmba ariko se abantu bose bavuga ngo mwami 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 niko bose bazajya mu ijuru? Indirimbo rwose zurutse imitima abantu. Yego nyine abantu bakuruka imitima. None abantu bakuruka imitima nyine bagakizwa. Niba ukora ibintu bibi, niba hari ibintu akora bidahesheje Imana icyubahiro, akaba agendera muri iyo myuka nk'iyo numvishe, ntari bubashe gusubiramo. Mwebwe amaso muyihange kurekera, tuzabona ibikurikira. Mwe musabe Imana uburame gusa. Kuko twabonye ngiye mu myaka 30 maze kuri iyi si, n'umwe ugiye kuzura ejo bundi ku itariki 2 z'ukwa 10. Bamenye abantu kuri Mika TV show no kuri Zamuka ukuntu dushaka ukuntu twamenaho amazi. Ni gift nyeneye ku myaka 30 yanjye n'umwe. Ku myaka 30 n'umwe mfite y'amavuko. Muvu nabonye ibintu byinshi, hari n'ibyo nagiye mbona ndi umwana ntari kuba narabonye kandi ndi umwana. So rero ariko abo babikoze icyo gihe nanone nongeye kuza kubona bibagarutse. Kuri kw'Imana n'ubuhamya burebure ariko narabibonye. Aho wifuriza umuntu kujya hasi yawe bikarangira wowe ugiye hasi ye. Aho wifuriza umuntu gufungwa bikarangira ahubwo cya gihano Imana igikubye 7. Aho wifuriza abantu kutabyara bikarangira abawe bo batabyaye. Rega umusore yavuze ngo kura kuripa. Reka mbwe n'abantu bakurikiye Zamuka na Mika TV show. Ibintu byose dukora muri iyi si, bibe byiza bibe bibi, bibe bitunganye bibe bidatunganye, ingororano yabyo tuzayibona muri iyi si tutarayivamo. Asadere ibivugwa nimba ari ukuri yuko uriya mwana yamufungisha amuziza amafaranga 100 kandi ababyeyi b'uriya mwana bakaba baraje bagana Aline Gahongayire bamwereka uburyo kiba mwishyura 100,000, Aline Gahongayire akanga. Ese za ndirimbo zitwigisha kubabarirana iki? Za ndirimbo zitwigisha nyine kubana yajya aririmba, zo zaba zimaze iki? Zifite icyo zimaze ku bantu bashaka kumva ubutumwa burimo kandi bukajya abandi ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Zifite icyo zimaze kuri babandi bashaka kumva ubutumwa bwiza, sibyo? Ariko nanone ntago umuntu yera ngo de urasa ni Yesu. Ariko
Yesu niwe ntunga, niwe mwana w'Imana wavuye kuri iyi si adakoze icyaha, sibyo? Naho abandi bose turi hano kuri iyi si, waba uvuga ubutumwa bwiza ubucishije mu ndirimbo, waba ukora ubutumwa bwiza ubucishije mu gufasha imfubyi, kuko hari abantu batari aba public figure kandi bakora umurimo w'Imana, yego. Hari iyindi kote uba ufite iri negatifu, kandi iyo kote uba ufite iri negatifu ni nayo Satani aheraho akwegispose kugira ngo agukubitishe abantu. Aba rero yarabikoze, namugira inama yo kongera kugaruka ku gicaniro agasaba Imana imbabazi, napfukame aho yakirijwe simpazi. Nta nubwo dushaka yuko ajya kuri kamera ngo avuge ngo mumbabarire, ariko niyongera apfukame imbere y'Imana avuge ngo Mana mbabarira ibyaha byose nakoze, kuko igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Cyane ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Kimwe ko ashobora kuba yaramukoreye icyo cyaha ariko akaba yaranakihanye kandi Imana yaramubabariye. Twebwe tukaba turi muri nzenze kandi nyiri gukora icyaha we yagize ate, yarasabye imbabazi. Kimwe nk'uko ataba yarasabye imbabazi Imana, atarasabye Imana imbabazi, kuko buriya nubwo wakuraza muri ikintu cya mbere kibi gereza ntabwo ndayijyamo, ariko umuntu yaravuze ngo aho kugira ngo ndaze muri gereza ijoro rimwe wambwira amafaranga ushaka yaguha. So rero niba ibyo bintu byarabaye nk'uko uriya mukobwa yabivuze, bikamera kuriya nk'uko uriya mukobwa yabivuze, ko numvishe yuko hari ibindi bintu bishobora kuba byihishe inyuma biriya. Ese dukurikije amugani yaba yaramufungiye kubera amafaranga, cyangwa amugani n'ibyo yari amaze kumenya muri urwo rugo nk'igihe yari amaze? Dukurikije ibyo yavuze, tugendeye ku byo bavuze, dukurikije ibyo yavuze, biragaragara yuko hari ikintu cyihishe inyuma ya biriya. Kamemu y'ubana n'umuntu abakuzi, urabona abakozi bo mu rugo wese hari ahantu w'umuhisha usibye mu cyumba cya wenda ushobora kuvuga uti ndahikoropera, ariko ubundi muvamo yose ibera mu nzu aba yizi. Niyo uri kuri telefone ushobora kuvuga ngo uri kuri telefone igihe cyose ngo uravuga gahoro, n'inyoni irumva, sibyo? Rero abantu babana mu by'ukuri wenda impamvu atashatse no kubivuga nk'uko babivuze nuko yumva yuko byamugiraho ikibazo, ubwo hari impamvu byamugiraho ingaruka. Ubwo rero no kuvuga ngo nkurikije ukuntu biriya bintu nabibonye bibaye ari byo nk'uko nabivuze, mutegereze Imana izamuta hanze. Nibibaye ari byo, herega buri uhemukira umuntu umwe ugahemukira babiri. Wigeze wumva space y'aba Kejon uburyo bahemukiwe na bari abagabo bo mu mashowbiz, uburyo barozwe, warabyumvishe? Buriya reka mbabwire, ntago umuntu yabinjejwa umuntu umwe ngo aze avuga ibintu nibucya kanaka batari inshuti badafite n'ikintu babana bahure nawe avuge, donc ugasanga muri gura ku kintu kimwe. Uko byagenda kose haba hari iki gitera bahari, haba hari impamvu. None se ibintu byabaye mu 2016 ubu tukaba turi mu 2024, ntihashize imyaka 8. Ibyo bintu akaribwo bijya hanze, mu maso mahange muri ekra n'ibindi muzabimenya, n'ibindi bizaza. Kuko ntago bitangaje. Je ndi kumwe n'umupasiteri wo muri Uganda wo muri ADPR, n'umunyarwanda, Pastor Daddy. Twanakora ikiganiro, abantu bajye kuri Mika bakirebe bo kuri Zamuka, ikiganiro kiza cyane. Ni umugabo uzi Imana kandi uvuga Imana,
yatubwiye uburyo ikintu cyitwa abarozi cyangwa hari ababita abadogiteri babita abadogiteri abantu bakoresha b'abapfumu babita abadogiteri babita abavuzi atubwira imbaraga bafite atubwira uburyo bakora ku mugaragaro izuba riva naratinye satani afite imbaraga yego kandi umuntu ukerensa satani afite imbaraga abantu bagomba no kumutinya gutinya satani se ngo ujye uhura n'ikibazo ngo uhunge oya ahubwo ugomba gutinya wa wundi ukujyana mu kibazo so rero niba satani afite imbaraga tukaba tuzi ko hejuru y'imbaraga za satani hari iz'Imana mutegereze buriya biragoye ko umuntu aza kuri kamera avuge ngo njyewe mvugisha ukuri njyewe narahuye nawe bikagenda gutyo ubu naba nabinaze hanze nawe ntinya se njyewe ariko kuba nta kintu nzi nta kintu ndamenya ngo mpure nacyo face to face myifacinge mbwa n'iki kintu nubwo ari muri rimwe mfite proof buriya ntugashinja umuntu gusa ariko bajya bavuga ngo nta n'induru vugira iki gusa ku musozi kuko urumva haje Theo ukwezi avuze ati umuntu yaramfungisha umuntu ibiki n'ibiki haje n'undi mwana amufungisha umwaka franga 100 sha umuntu nk'uri ashobora kujya muri salo agakoresha umusatsi wa 50 agatanga na tipu ya 30 agakoresha na essence ya 20 kuva mu rugo ataha inote ijana ikabirangira ababyeyi bakaza bati turagurisha isamba ariko umwana wacu agira ate ukanga atahe n'ukuri reba se umwana w'umukobwa yiciye CV nawe muri ntuza yagiyemo ko yafunze umwana yamwiciye CV ariko n'ubundi nasura n'undi ko okay babyumve nabi buriya CV y'umuntu bayica niyo wenda wagize amahirwe yo kujya mu ishuri ukiga ufite ako diplome kuko hano hose udepoje ntabwo waba warize ngo ujye gukora ibihumbi 15 ndakubwiye ngo ntabwo waba ufite diplome yawe niyo yaba ari secondaire ujye gukora ibihumbi 15 ukora mu rugo afite karande y'iwabo yego ko yabuze akazi ni za karande mubwira senga ubwo atisengesheje wabura akazi k'ibihumbi 50 ukabara n'aka 70 nakubwiye ngo nasenga harandure karande ziwabo karande zigenda ku bantu nta muntu kandi nta muntu utagira karande bazakubeshya kuko urebye mu bisekuruza byanyu bantu mudukurikiye ntushaka kubura muri sano bacyaye bazi Imana ibyo mvuga barabyumva rero nukuvuga ngo nukurandura ikintu cyose kiri connecte natwe gishobora kuba basogokuruza baravuze rero iyo utabaye maso niho hahandi ujya kubona ukabona hari umwana winywera inzoga nyinshi pe zaramwishe subazi gusa ngo umuntu akora amafaranga make ariko apfa kumuhereza amafaranga vena yasigaho ejo kabaye mu minsi ine ntumubaza umushahara ngo awukwereke ahubwo bari kukuguza ngo meza 2 bya moto subazi abantu barahari cyane hari abantu rero bameze gutyo nuko akitora rwose akamufungisha cyane rero kuba aramwiciye CV of course yamwiciye CV ariko nibaza ko iyo CV n'ahantu azayijyana abazakora ahantu bazamwaka cyangwa cyo atafunzweho yabahiye yabahiye ariko ikindi yongeyeho nuko ngo yamutugaga ngo ni ikibazo di hari ababosi babirega hano hanze hari ababosi babi ababosi rwose mutuka abakozi mwumva ko mwagezeyo ngo ni ikibazo hari abantu babi ntubone wowe umeze gutyo ngo ugire ngo hari abantu babi bagira abakozi batuka kandi reka nkubwire uza abakozi batukwa gutyo bararamba yakarambo ngaho rwose nazo mukubite umukubita amata ureye ko atabyuka avuga ngo ndatashye iyi experience ndayifite abamutuka gutyo kandi akahaguma nose niyo mutuka ngo ni ikibazo niba ari byo iyo tuze kumufungisha afite gahunda yo kuhava se nuko rero ariko ngo anamufataga nk'umwana mu rugo n'ubwamutukaga ibyo byose ntabwo twabishingiraho ngo nuko yamutukaga
bamufataga nk'umwana mu rugo bakamuzanira ikanzu. yaramufashaga nyine wenda yabaga yabuze aho abishyira. none hari umuntu wigeze kunsetsa uba muri Amerika ngo kandi nanjye nseka. hari umuntu wasikije uba muri Amerika. urumva muri Amerika kubera ukuntu donc abantu bose baba bishoboye. noneho ngo iyo ugiye wahaze intebe sofa wahaze saro urumva ushaka kuyisohora nta muntu wayiha. urayisohora ukajyana hanze ukanariha kugira ngo bayikuvaniraho n'umwanda. wabyumvishe? n'ibindi byinshi n'imyenda n'ibinkweto n'ibiki ubirunda mu kintu ukanabirihira kugira ngo bitware. imodoka ibi bishinzwe kampani zibishinzwe kugira ngo bakuvanire uwo mwanda ugomba kubyishyurira. ntabwo ari nkamwe murenze ibishuka by'ibijumba munsi y'urugo baza no kubasaba y'isuku ya 2 ku kwezi mugasara. rero uriya nawe ashobora kuba yamuhaga imyenda yabuze aho ayishyira avuga ati si ibigenda ndabishyirayo sibyo. rero n'umusirimu rega ibyo ndabishyirayo. rero ntimukajye muvuga buriya umuntu ashobora kuguhereza imyenda ukagira ngo ni urukundo yagukunze byaheze yabuze aho ayishyira avuga ati byandeka kugira ngo mbite reka mbe kanaka. twigendere kwa Aline Gahongayire wenda turakomeza tugenda tureba icyo amandi ma episode nawe birazasubiza. ntago uko biri kose ntago yaceceka ntago yasubiza. azasubiza ntago yasubiza ariko biragoye no kumubona kumva biriya binari byo kuko mana biragoye pe kuko n'ukuntu tumuzi ngewe wenda nasanze bagiye kuko bari bakuru cyane ariko na Petite Sœur we nawe yizera apasi ni promotion yanjye Marie Paul bakadisi cya Marie Paul nanakibuze. ni mu Petite Sœur wiwe baranabanaga vraiment n'ubwa mbere numvishe natewe byatewe by'ukwezi byo sinigeze mbibona ariko n'ubwa mbere numvishe umuntu uvuga nabi Aline Gahongayire. Tewo ukwezi nawe yabivuze afunguwe. rero njye muzi umuntu wadusangaga mu kuri visite azana turindaza zo n'utuntu twinshi abura akunda kuzana utuntu twifariye cyane dukunda. yaramusuraga umva doro donc chambre yose ni ukuri pe twamwisanzuragaho tukarya tukanywa cyangwa mbona so twari guhurira ko nari umwana akaba ari umuntu mukuru. ntago ngiye Aline Gahongayire nanabyumvishe ndababara kuko Aline Gahongayire azwiho nk'umuntu ufite indirimbo zihumuriza imitima y'abanyarwanda kandi koko nibyo kuko abanyarwanda twabaye n'ibibazo byinshi tugera naho turiheba. rero ntago tuzi niba byarabaye ariko nanone tutarebeye mu marangamutima ngo Aline wacu Aline Gahongayire wacu umusitari wacu kubona umuntu burabe bukozwe n'umusitari cyangwa umuntu w'umusirimu wabyumva ariko umuntu wo mu cyaro akavuga biriya bintu ntawamenya. gusa mu muntu habamo undi mw'imbere. umuntu w'imbere rero ngo niwe mubi kandi umuntu w'imbere umuntu Denise w'imbere ntago nzi pe. nawe sinkuzi rero biragoye ko wavugira umuntu gusa nkuko nakubwiye iminsi zatubwira. igikomeje kuba ibibazo mu bakozi b'Imana hanze hari intambara z'abakozi b'Imana n'amaterano magambo ariko biteruye ngo bashyirane hanze intambara z'abakozi b'Imana cyane rwose mu bakozi b'Imana bakatubwirije bakaduhumuriza bakazanisha muvure ka mubaze. ntago wumvishe inkuru ejo bundi y'umu bishop umaze gushaka abagore 3. nasi ijambo ry'Imana rivuga gute? ijambo ry'Imana ryemera divorce? reka none se ariko ari waje ejo ndavuga ati kuba mu rugo utishimye ntukore divorce uko wabakoze icyaha. kuba mu rugo utishimye ntukore divorce cyaba ari icyaha. ngo utishimanye n'uwo mwashakanye rwose kubera icyo utishimana n'uwo mwashakanye kandi mbere yuko mushakana mwarabanje kurambagizanya hari igihe imyumvire bito bidahura. kubera iki rero abantu dore ikintu gihari kandi abantu bagomba kumenya abantu twihutira gushaka
tutazi ngo ubundi mbere yo gushaka wakabanza ukiga mugenzi wawe ukamumenya ugafata igihe ukamwiga ukavuga ngo uyu muntu ko aryama akinyarira nzabishobora n'urugero uyu muntu ko aryama akagona nzabishobora uyu muntu ko mbona ikigare kimuyobora agataha saa sita z'ijoro nzabishobora uyu muntu se ko mbona akora amafaranga simenye n'aho yacishije ibintu nzabyihanganira ugafata ugatundika wanyuza ukareba porosantaje ugateranya wabona bitari ukuvamo ukagenda kuko ntabwo tubikiri nk'ibya kera ngo umuntu agize 26 ngo yagumiwe ngewe rwose ndemenya n'abantu bavuga yuko ntabwo abantu bose baremewe gushaka abagabo cyangwa gushaka abagore iyo ubona ibyawe bitarasobanuka uba uvuye mu nzira urabanza ugategereza ukanasenga rero hari abantu baba bashaka kwicira inzira Imana ikakubwira uti nta ibi bintu ntubikore sibyo ukabirenga ukabikora sasa rero niba warugezemo irengera ingaruka zigiye kugira gute kukubaho ariko nanone satani ashaka gutera mumaze kubana niba ubona bidashoboka ese ubundi warugumamo ariko muri izi aho utangiye kwivuguruza none se ko Bibiliya itemera divorce Bibiliya ntabwo yemera divorce wowe urayemera ngewe cyane divorce urayemera cyane kubera iki se yemera kubera ko ntabwo wabana n'umuntu wiziritseho sibyo uyu muntu mubana mwarahuye mukuze mugatangira projet y'urugo rero iyo mubona ko projet y'urugo iri gufailinga uramovinga on mwasezeranya kubana karamata nta muntu wasezeranye n'undi kugira ngo amubere slave oya nta mucakara uhari ngewe ninkunanira you must go nanjye nunanira nuko bimeze ugakomereza imbere ntabwo umuntu adindiza uwundi akoze kudindizwa n'umuntu ubwo wunze mu rya mutabaza ati umwe nakora ushaka undi n'undi nakora ushaka undi bapfa kutagira imyaka 60 gusa nanone ahantu bigoranira iyo ufite abana sibyo ninde se wemera kurera abana bataraba bigenze bitunguka ahubwo ntabwo washaka umugabo ahubwo wakora divorce ukituriza ugasenga kuko buriya abana ni umugisha kuko ari abawe ariko hari igihe undi muntu utari ababyeyi bamubera ikigeragezo nanjye kuvuga ijambo ariko oya nabankoresheje ijambo ribi abakoresha ijambo nabankoresheje ijambo ritari ryo hari igihe bamubera ikigeragezo wari uzi ko hari umuntu ushobora kwanga kugura abantu twese dukunda kurya neza hari umuntu ushobora kwanga kugura amafi kubera yuko avuga ngo ubu yaba ari njye na madamu nari kwanguza amafi 2 sibyo none ubu ngiye kugura amafi 6 nayo ari buribwe umunsi umwe ahubwo nabo sinzi ko ari bubakwiri ibyo bikagutera umutima mubi inyama zikaba nka za zindi noneho zigahita ziba imboneka rimwe nk'ibyo tujya twumva sibyo kandi ufite ubushobozi bwo uri kubara uri mu mibare hari abantu baba bimeze gutyo twa tubyuririyeho kugira ngo wenda tuze ku nkuru wenda tumaze iminsi tubona iterana ry'amagambo ry'abapasiteri n'abavugabutumwa mbega muri make n'abakozi b'Imana hamwe umwe yita imbwa izimoka undi indi imbwa ni wowe nawe muri izo mbwa nawe urimo ubu ni bande Korode na ba Ezekeri na banunze barasisi baba mu igobe harya baraba mu igobe baraba mu igobe rayira bashize mu igobe bavuyemo se mperuka rayira bashyiramo ariko nanuza abashinya bisinya gasozi inde amashariye nuko baba mu cyaro kibazo se none iyo abantu bari mu igobe rayira yavuze ko bari mu igobe bavuyemo se nuko ari abashyizemo ntabwo ari abakuru nuko rero bose barimo kandi buriya bogana ni abanganyamani ati abogana ni
aganyamannyo niba umuntu abwiye undi ngo urimbwa sibyo nta muntu wareba umuntu ngo abwiye ngo urimbwa kandi ari umuntu undi nawe ari imbwa ese imbwa imenyana n'umuntu imbwa imenya indi mbwa sibyo umuntu akamenya undi muntu uzareba inkoko ziri kumwe ziba ziganira urabyumva cyane urabyumva iyo baganira biziganira si kumva ziri gusakuza vuba nk'ibyo ngibyo nuko rero buriya ntabwo nshobora kwicara hano ngo mvuge ngo kanaka ngo urimbwa ariko reka tubwizanye kuri hano hanze hari abagabo b'imbwa abagana ni ababanganya amabuno none kuba bitana imbwa kandi ari abakozi b'Imana bamwe tubazi nka pasiteri undi tumuzi nka bishopu undi tumuzi nka nk'umuvugabutumwa n'umuhanzi ubwo ububwa bwabo barabuziranyeho ubwo ububwa bwabo babuziranyeho ntituzi abamugana aho nkuko baratubwiye ngo inkoko ngo ntabwo tuba tuzi aho ibyo ziganira kandi kuba batarava mu igobe bamugane none se Aisha nigeze kuvangavanga abantu ngo hamagweje ngo namagweje igweje se niki wenda nuko igweje ashatse gusobanura ko ari abantu badafite icyo bamaze kwa babagabo badafite icyo bamaze mukavuze ko ari abagabo b'imbwa hano hanze dufite abagabo b'imbwa abagabo b'ibigwari reka ndeke kuvuga ngo abagabo b'imbwa abagabo b'ibigwari sibyo ba mukuru wazo ngiye kuguha urugero mukuru wazo turi no kugana ku musozo wa mukuru wazo ngiye kuguha urugero rw'abagabo b'ibigwari dufite muri sosiyete nyarwanda niba wiyumva muri iyo kategori umenye yuko nimba n'abo tubonamo niba ari nawe ubona bacishamo umurongo tumenya ko ari abagabo b'ibigwari uwa mbere umugabo ukubita umugore we uwo ni uwa mbere umugabo ni ikigwari kabone n'ubwo umugore wawe yaba ari mu makosa umenye neza yuko mwahuye mukuze umubwiza umunwa ukicara ukamubwira ati madamu hari ibintu bitagenda wagerageje ugakosora bino kuko hanini ushobora no gusanga ari wowe utera izo reaction z'umugore wawe yes hari abantu baprovoka akabaho ngaho akabaho ngaho ashaka gukorera ikintu kibi gusa mu rugo bigatuma nyine n'uwo bashakanye umuparteneri we ataresista bikarangira baramubwiye nabi cyangwa akoze ibidakorwa hanyuma undi nawe akazamura iki urushyi umenye kuri ikigwari umugabo wa kabiri ni umugabo utamenya responsibility z'urugo inshingano ze mu rugo nta unese ubundi reka tubanze dusengura ako kantu uri umugabo kubera icyo ushaka kwitwa umugabo kandi ko umugabo babiharanira rega no kuba imbwa barabiharanira none se niba uri umugabo warabyaye abana aba ari abana ujya kubabyara nta muntu muri bari abana usibye bari abana n'abandi bokorana n'inshuti n'abavandimwe nawe ugeze kubwira ngo ubabyare sibyo ni inshingano zawe kubatunga ariko nabyo byarakunaniye kubatunga urahembwa cyangwa se ntukorera umunebwe ugeretse amaguru ku yandi ariko urashaka ko bakwita umugabo gute ko kuba umugabo biharanira no kuba imbwa bakabihananira none ko wavuze ibintu bikomera reka tubabwize ukuri kanera agatebe reka tubabwize ukuri bajya bavuga kuri guca mu ziko ni gushye mw'abantu mumbwiye niba hari ahantu mvuze nabi cyangwa mvuze ibitari byo ntabwo ushobora kumbwira ngo uri umuntu w'umugabo aka kanya abana bawe bari kubirukana baricaye mu rugo kandi wowe wa mugabo we nawe wa mugore we mwarababyaye mukabyara abana mwarangiza bikanabananira kubatunga mudafite ikindi kibazo
sibyo Yego. kuko nushaka kumbwira nta kibazo kereka niba ufite uburwayi waraheze mu buriri ibyo byo wenda byashoboka Yego. ariko ntabwo ushaka kumbwira ngo wabuze uko urihira abana ba mashuri wabuze ibibatunga kandi warababyaye kuki ugira umuhate wo kubyara abantu utazatunga why Ikibazo si ikibazo gikomeye. ibyo handi Scove yavuze ngo abagabo n'abagore bige gukora iki imibonano mpuzabitsina itavamo abana abantu bagira bate bamutera amabuye ariko ni ukuri kwambaye ubusa Twakomeje. uwa gatatu Uwa gatatu. hari umushuti wanjye uba mu Budage Nawe ndamushoboje arimo. oya n'umumama yaransekeje ariko nanone yampaye isomo yarambwiye ngo wowe Denise urakina umugabo wanjye ubwo twe urumva ya story yari ije kuba aba mu Budage ko ntagabana n'umugabo we ari divorce Yego. yadivorishije online yamwohereje nani ibipapuro bya divorce arasinya yarambwiye ngo njyewe narahinze mva mu majyepfo njya mu majyaruguru nduhana abana njya gutura ahantu bita ngo niba ari Gashora ndahinga nacuruje caguwa Yego. nza gufata umwanzuro wo kujya he wo kujya mu nkambi njye Bugande kuba mu nkambi ndavuga nimba biba umwaka umwe 2 3 10 ariko amateka yanjye agomba guhinduka muri izo struggle zose umugabo we from Monday to Sunday yabaga ari mu masengesho Yagiye gusenga. yagiye gusenga Ese urumva natashyiraga itafari mu gusengera urugo rwe ngo rwabo ngo rugire. urusengero rwabo se bafite urusengero Uyu rugo rwabo ngo rugire amahoro. urugo rwabo se ninde wakubwiye yuko amasengesho ashobora gutuma ishuri ry'abana urihira ishuri ry'abana Nyamuneka wasanga ari cyo yahamagariwe. uwo mu mama yarambwiye ngo guhera kuri boxa z'abana inkweto ibiki narabyishakaga mbese nari meze nk'umusingo mother kuko ndajyaga kubona nkabona nk'ibyumweru 3 bishize nkabona nyamugabo arahingutse arabungutse araje ngo aza kubabazwa n'ukuntu yagiye ku kinyamakuru kimwe ntari buvuge kirazwi hano abantu bahita birukanyiraho wenda n'ubwo buhamya barawubonye avuga uburyo ngo umugore we yamutaye ngo akigera hanze yarambwiye ngo umugabo yagezaho apangana nyina kuba umwana namusigiye umukozi bibwirwa n'umuturanyi guzi kuva Nyabugogo wiruka ukagera 15 ni kure cyane. uwo muntu wa gatatu rero umuntu wa gatatu nindi n'abagabo bitwikira ngo amasengesho ni inyanda ntibashaka gukora barasenga kuva kwa kugeza ku cyumweru bakibagirwa yuko hari abana babyaye abo bitwa yewe ngo nabavuga butumwa nta buvuga butumwa bwanyu kuko ivuga butumwa rihera mu muryango. Yego. Iyo bamaze kuzuzwa uhereza abaturanyi amara kuzuzwa ukabona kujya no hirya no hino ariko wowe urajampinga urajya kurara usubwa ubundi akoreka nkubaze sura umuntu mukuru umuntu w'umugabo amara ibyumweru 3 atarataha ari mu masengesho haba hari ibindi bintu arimo. Yego nubwo ntabyo arimo ntabwo byagakwiye nta nubwo ari byo yaba ari ibindi bintu arimo aba ari ibindi bintu arimo. Turi kuvuga ku kintu cy'abagabo abagore nabo butaha bizakuzana ngiye bavugeho vuba ngana nabwo ndagaruka kubwire uburyo abagore ari babi ubwo tubonye abantu batatu abagabo batatu bimbwa pe ako se buri umugabo cyangwa uturugo rwe nakuranirwa n'urugo akaza kubivuga ntagabo bari muri abo ngabo ko rwamunani ati ndarutaye rwose ndagiye akaza kuri kamera cyane uwo ngo warenze no kubimbwa kuko ujya gushakura umugore se tukari duhari twari turi kumwe nawe ariko umuco wagiye he umuco nyarwanda dushaka kwigira abafaransa dushaka kwigira abanyamerika kandi turi abanyarwanda no ntago bibaho ushaka kuba umunyamerika
pari nationalite Yego. ariko ntabwo bivanye indangagaciro z'umunyarwanda sibyo ni gute ujya kuvuga ibintu amabanga yabereye imbere ukazana kuri kamera isi yose kandi batazakireba icyumweru kimwe ngo bagisibe ni mirere na mirere kereka nyiracyo gihayidinze yajyahidinga ataka kiri kumwinjiriza none se nubwo ubusungu bureka nkubwiza ukuri nshobora kuba hari nka video nzi ko washyizeho nyikeneye nka downloading uyu wayisiba ariko njye nayiguma rero abo bagabo rwose mwabagabo mumbabarire abo bagabo mvuze niba wiyumvamo aho ngaho ukaba wumva yuko ukwepa responsibility ukaba wumva yuko ukubita umugore wawe ukaba wumva yuko ushaka kwitwa umugabo ariko mu bifatika ntabwo uri umugabo twabonye erega buriya hari igihe kimwe abagabo tuzajya tubita igitsina gabo tuzajya tukita abagore n'igitsina gore tukakita abagabo bitewe n'iki n'ibikorwa kuko buriya kugira ngo ube umugabo ni ibikorwa hari n'abagore b'indashyikirwa b'abagabo ntabwo umugore azaba umugabo hazamuba tufite abagore b'abagabo none iyo ujya kuvuga ngo shangura umugabo shangura umugabo biba bivuze iki wakoze iby'abagabo iby'umugabo byamunaniye wakoze iby'abagabo wakoze ibishimwa iyo umuntu akoze ibishimwa bamwita umugabo ariko ikintu cy'abagore cyo tuzakivugaho dufite abagore umugabo wanjye bagahishira ejo bundi byamara kuvuga ngo boom byamara guturika ngo burya ngo zicyagiye wazaga ngo byari bimeze gutya ngo nari mpfuye ngo reka mpfire urugo rwanjye erewe pfira urugo rwawe pfira urugo rwawe uteze abagore mbabare tuzabavuge reka dusoze ni urakoze imana y'amahoro igumugisha kuduha ikiganiro hano kuri Mika TV show ndetse na Zamuka TV urakoze kandi ubutani twize ko tuzakubona cyane ngenda hari tuzavugana tuhane gahunda twikoye ikiganiro hari abantu ubwo tuba tunabwiye reka niba uzi ko ufite umugabo ukabuzi ko nta kintu akumariye wayo uri kumwe nawe kubera iki uri gushaka kwitwa umugore wa kanaka kandi urabizi neza yuko nta mugabo ufite ni umugore mugenzi wawe wayo urabizi neza ko hari ibintu ufite bimeze nk'amagi ku buryo urekuye gato byasandara hasi urabizi neza ko nta garuriro wayi ko kiri kubabaza umutima wawe depression yarakwishe usigaye ujya gufata imiti ya tension sibyo warayitewe n'umwana w'umuntu wayi kubera iki mama wakubyaye papa wakubyaye ntigeze gutera tension umugabo akagutera tension pressure ikazamuka uzi ko hari abantu bafite indwara zidakira kubera abagabo babana nabo nubwo yaba yaragushyize mu ibuye cyangwa mu icupa nk'uko babivuga musenga ubikureho usore wumva dufate hari ibintu ubundi bidashoboka yego reka twisoreze ikiganiro murakoze mwese mukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka imana muri baho umugisha kandi mukomeze mukande subscribe no kuri turabinginza kuri Mika TV show ndetse na Zamuka utatuye natwe mujye mukore subscribe twibanire yego murakoze cyane murakoze